kuva muri 1994 niho abantu twatangiranye ubuzima bubi, abantu batangira gusambarana, abantu bava muri Kongo barahunga bava muri Kongo bajya Uganda, bageza Malawi, isi yose turayinyanyagira bitewe n'ubuhunzi nuko tutari turi mu mibereho myiza, hari abaduhigaga. None ugeze aha umwana arakuze, nyina aramuhetse yamusobye ku mugongo, uravuze uti wewe ibyo byose wa mubyeyi we uvuga ntacyo bindebaho, reka mbanze mwegezeyo. Twaranyanyagiye, twabaye impunzi ku isi hose, duhunga ikintu kimwe. Iki kintu duhunga nicyo wakoreye mwene nyoko, kwica mwene nyoko. Mwahuriye ku mugezi, mwavomye ibisakuma, mwagiye gutashya inkwi, mwasangiye umutsima. Bamwe mu nshuti cyangwa se mu miryango y'abanyamurenge bari USA bahagurutse. Amwe mu makuru baduhaye nuko buriya Mugisha David ni umwicanyi bita serial killer. Bavuga ko yishe abantu benshi cyane nabo ubwo batazi umubare. Ahubwo icyabaye nuko bamukingiraga ikibaba kuko abandi yicaga bitabarebaga. Ubu rero baratobeye baravuga noneho kuko bakoresheje ijambo kwikora mu nda. Reka nongere mbasuze inshuti bakunze mudukurikira hano ku Ivuko TV aho muherereye hose, yaba abari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mwese muri rusange reka mbasuze kandi nkomeza kwifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nk'ibisanzwe kuri kamera zacu murabona yuko tuba twabazaniye umutumirwa muzi kandi mwakunze nk'uko mwakomeje kugenda mubitwereka muri komenti. Niyo mpamvu umwanya nk'uyu nguyu nifuje kongera kumushyira imbere ya kamera zacu kugira ngo agende atubwira amwe mu makuru meza kandi agezweho. Ngira ngo ikiganiro nakoze ubushize ku muvandimwe nyakwigendera Ngabo Eric, nababwiye ko ari makuru turi kubatohoreza ari inyuma y'ubwicanyi bwamukorewe, bwakorewe sosiyete nyarwanda, bwakorewe community y'abanyamurenge muri rusange. Ubu rero nibyo tuje kuvugaho, bitewe nuko ubundi ikintu nka kiriho cyabaye, kwica umuntu ni ikintu gishobora kuba nyine ukabyakira bitewe n'uburyo cyabayemo, ariko biriya by'uburyo byabayemo kubyakira byaragoranye. Ari nacyo cyatumye dukomeza gucukumbura kugira ngo turebe n'iki cyishe inyuma ya biriya bintu. Mu kiganiro cyabanje ngira ngo mwarabyumvise, nimba ari n'abataracyumvise basubira inyuma bacyumve. Twavuze ko buno bwicanyi atari ubwicanyi busanzwe, ahubwo ari ubwicanyi bwari bugambiriwe, bugamije kwihorera, bufite amakimbirane mu miryango ya Ngabo Eric ndetse na David. Kandi kuko niko byari bimeze. Ubu rero nibyo twari tuje kugira ngo tubaheho umucyo, nubwo amakuru yose atarajya hanze, ariko byibuza ko tumenye tuzatukababwira, tuzatukabamenyesha kugira ngo byibuze iki kintu kinacike muri sosiyete yaba ariyo mu Rwanda ndetse n'iy'abanyarwanda baba hanze y'igihugu. Dushaka ko u Rwanda ruba ari igihugu umuntu yumva nyine akumva ko ari abavandimwe kuruta uko yakumva ko kiriya kintu cyabaye cyadusize isura mbi cyakongera ngo ndavuga nyine jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni kiriya kintu cyabaye cyangwa urabwicanyi bwabaye ni ikintu cyadusize isura mbi ku ruhando mpuzamahanga. Ubu rero kumva none hari abanyarwanda bari kongera kwica noneho bakabaye n'abavandimwe, biri kudusiga isura mbi. Niyo tuba dushaka kubyinjiramo kugira ngo bino bintu bicike, buri wese yumva ububi bwabyo n'ingaruka zabyo, hanyuma twongere twubaka u Rwanda twifuza, u Rwanda rw'abavandimwe bamwe nyine basangira byose kandi bagakundana. Muri make urashaka kuvuga yuko kuba abanyarwanda banyuzamo bakongera bagahimukirana muri ubu buryo biri gukangura cya kintu kigeze kuba, ndetse ari nayo mpamvu abanyamahanga bamwe na bamwe bataragera mu Rwanda bakidufata muri ya shusho ya kera. None bisa nkaho iyo habaye igikorwa nk'iki ngiki tuba n'ubundi twongeye tukabereka yuko kuba batagera mu Rwanda bafite rezo. Bari kudusiga isura mbi. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri turi kwibaza ngo ese abanyarwanda amahano yabaye mu Rwanda ya jenoside ni ikihe somo yabasigiye? Ese ibintu twubatse aho ntibashobora kongera bakabisenya? Urumva ni muri ubwo buryo. Nge rero hari impungenge mfite kandi nkunda kugenda mbona zifitwe n'abaturage benshi. Urabizi yuko nyuma y'ayo marorerwa yabaye mu gihugu cyacu,
aribwo ubwo RPF yamaraga gufata igihugu ndetse imaze no kukibohora, yabonye igihe hagomeza kuguma icyo gihano cyo gufata umuntu wakoze ibyaha nk'ibyo bakamwica, abantu bose babona yuko igihugu cyasigaramo abantu bake cyane, bituma icyo gihano kivaho. Ndetse ari nayo mpamvu kuri iki gihe umuntu akora icyaha agahungira kuri polisi bitewe n'uko igihano bari bumuhe kiruta ibindi ari ukumufunga burundu, abizi neza ko ntawe uri bumwice. Ese ibi ntabwo byaba biri mu bintu bitije umurindi aya marorerwa akomeje kuba? Ibyo biba mu Rwanda gusa. Mu Rwanda ni honyine umuntu akora icyaha akirukanka asanga polisi, kuko nari mbicuritse. Mu bihugu duturanye, iyo umuntu yakoze icyaha cyo kwiba cyangwa cyo kwica cyangwa n'ikindi icyaha icyo ari cyo cyose, yirukanka yijyana kuri polisi, kuko bazi ko ari honyine bari mu mutabari. Ngira ngo hari ikiganiro nabikozeho, abagishaka muze kugenda mu kirebe. Mu gihe mu bihugu duturanye, iyo umuntu, mu gihe mu Rwanda iyo ukoze icyaha urirukanka ugahunga abantu, kuko uzi ko n'ubundi nibanagufata nta kintu bari gutwara usibye kugushyikiriza polisi. Ahandi bajyana umurambo kuri polisi, ntabwo bajyanayo umuntu. Iyo wakoze icyaha bo barakwica, umurambo bakagenda bakawutura kuri polisi. Barakwica se ahubwo. Se ntabwo ujya ubona Tanzania na za Uganda na za Kenya batwikira abantu mu mapine kuko bibye gusa. Ibyo njya mbibona cyane. Mu Rwanda ejo bundi abantu bafashe umujura baramukubita arapfa, ariko ubu ngubu bose abantu 8, ngira ngo inkuru warayikurikiye. Ubu bose bari kuburana kandi amahirwe menshi cyangwa se ibyago byinshi nuko bazakatirwa burundu. Mu Rwanda rero ni umwihariko nyine, ni igihugu kitema amata n'ubuki niko tubivuga, ariko turashaka kugisiga isura mbi. Nkurikije rero n'ibyo yarumbajije, ibintu nibikomeza buno bugome bw'indengakamere bishobora kuzarangira abadepite basubije igihano cyo gupfa, kuko nta somo biri gutanga, nta n'ikintu biri kwigisha. Rero hano kwa turimo tugenda tuganira ndetse dutanga n'inama zimwe na zimwe, ariko uze kunyemerera tuze kuganisha ku makuru atumye wifuza kwicara kuri kamera ku munsi wa none. Tubwire kuri ayo makuru mashyashya utuzaniye ku rupfu rwa Ngabo Eric, ndetse by'umwihariko na Mugisha David waje kuba yamwambura ubuzima. Naye nababwiye nti ibi bintu uburyo byabayemo n'uburyo byakozwe si ubwicanyi busanzwe. Hari harimo ubugome bw'indengakamere, ariko byose byari bishingiye ku kwihorera. Yego. Ngira ngo hari amajwi dufite anaherekejwe n'ibimenyetso bya kominote z'abanyamurenge, uburyo kino kintu cyabashenjaguye n'uburyo barimo bacikamo ibice. Bamwe mu nshuti cyangwa se mu miryango y'abanyamurenge bari USA bahagurutse. Yego. Barahagarara, noneho barerura baravuga. Buriya kugira ngo umunyamurenge ajye kuvuga biba bigoye. Barerura baravuga, amakuru baduhaye amwe ateye n'ubwoba. Amwe mu makuru baduhaye ni uko buriya Mugisha David ni umwicanyi bita serial killer. Yego. Ba bantu bica kubera ibibazo bafite byo mu mutwe. Serial killer nyine ngira ngo nabicanyi bica kugira ngo bishimishe gusa. Ni umwicanyi wabigize umwuga. Yego. Ibyo bintu ubivuze ugendeye kuki? Uwo makuru twahawe n'abantu ba hafi bamuzi, ndetse no mu miryango ya hafi, ni uko Ngabo Eric siwe muntu wa mbere yishe, ahubwo bari kuvuga ko ari we wa nyuma. Bavuga ko yishe abantu benshi cyane nabo ubwo batazi umubare. Ahubwo icyabaye ni uko bamukingiraga ikibaba, kuko abandi yicaga bitabarebaga. Ubu rero baratobeye baravuga noneho kuko bakoresheje ijambo kwikora mu nda. Hari amajwi dufite y'umwe mu bakobwa, kandi uriya mukobwa ngira ngo bavuga ko ari mubyara we kwa se wabo. Ni muri famiye buriya Mugisha David. Uriya mukobwa yitwa uriya waduhaye inkuru yitwa Irene ngira. Yego. Bavuga ko sibwo bwa mbere yisha abantu. Ubundi yari afite akamenyero ko kugenda ku muhanda nijoro agashaka umuntu, ariko yakunda kubikora muri Afurika. Agashaka umuntu uri wenyine akamugonga akamwica agahita agenda. Ibi ngibi rero hari ngira ngo bamwe baduhaye inkuru ariko batashatse ko dukira amajwi yabo hanze. Bari kuvuga ngo Mugisha David akorana na Illuminati. Buriya ngo ni n'umuntu ufite amafaranga menshi cyane. Afite amafaranga menshi cyane abantu badatekereza. Bavuga yuko kwica kwiwe nawe si nyine ni ikintu, ni ibintu bimutegeka.
bavuga ko mu Rwanda amaze kwica abantu barenga 3 mu Rwanda. ngira ngo hari ubuhamya ino nkuru igisohoka cyangwa se hano mahana gisohoka yuko yishe Ngabo. Hari umuntu avuze ati bahuriye ku Kibuye ku Gisenyi, ngo aramubwira ngo nakwica kandi igihe nkahitasohoka muri iki gihugu nta n'umuntu n'umwe wamfata kuko ngende umunyamerika. Ngira ngo iyo nkuru urayizi. Iyo nkuru yo narayumvise. Rero biriya bintu si ubwa mbere yarabikoze, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu, ahubwo icyabaga bamwe bari babizi ahubwo bari baranze kubivuga. Ubu hari abantu bagiye kuva muri Amerika baje gutanga ubuhamya hano mu Rwanda. Yego. Buriya nkuru hari ibyo batashatse ko dutangaza kubera kubw'umutekano. Bari abantu bagiye kuva muri Amerika baze batanga ubuhamya. Ngira ngo hari ikintu kijya kiba wenda mbere yuko udukomereza mbanze mvuge kino kintu. Umubyeyi akabyara abana ariko hakavamo umwana umwe akamunanira, akaba igisambo, akamwiba ubwe, akajya kwiba n'abaturanyi, ariko umwana akazakoma imbarutso noneho agakora ikintu cy'indengakamere. Umubyeyi akamukaraba akavuga ati ngiki gisambo muze mu gitware. Ibyo uvuze ni ukuri. Buriya David yari amaze amezi arenga 6 ataba iwabo, n'iwabo ntahaba. Bameze rwose nk'aho bamukarabye pe. Amakuru baduha nuko kubera ayo mafaranga abona batazi n'ahantu hava, buri ibihugu byinshi byo muri Afurika bijyamo, za Mozambique, za Botswana, ibihugu byose bikora ku nyanja byose abijyamo, za Tanzania baramuzi. Ariko icyabagamije ni ugushaka abantu yica. None se muri no nkuru uno Mugisha David ntabwo rero turi kumva ngo utwara n'amakamyo? Oya, uwatwaraga amakamyo ni Ngabo Eric. Niwe wari ufite ikiraka cyo gutwara ikamyo ngira muri Texas. Ubwo rero icyo nari nishatse kuvuga, ahubwo akaba karabaye. Burya hari igihe utera ibuye mu gihuru hakavumbukamo ibinyoni. Kuko nimba abantu bavuga ati twe tugiye kuva muri Amerika tuze tumushinje, kuko n'ubundi byakoraga turabizi, twamuhishiriye kenshi. Gusa nyirumva nabwo harimo amakosa yo kudatangira amakuru ku gihe cyangwa guhisha umunyacyaha bishingiye ku cyene wabo. Ariko amakuru ahari nuko hari abantu benshi hano mu Rwanda yishe, kuko bari kuvuga abarenga 3. Ariko abagiye kuza gutanga ubuhamya barabizi, bazabisobanura. Bavuga ko hari abantu yishe ku Kibuye. We akoresha imodoka, buriya ngo ni umuntu ugenda nijoro akarara agenda ashaka abantu yica. Ba bantu baba bagenda ku muhanda. Ariko babihuza no kuvuga ngo akorera Illuminati, cyangwa se akaba afite indwara yindi arwaye ishobora kubituruka mu miryango. Kuko buriya rega iyi si turimo iragoye. Hari igihe usanga nk'ababyeyi cyangwa baragutongere nk'ibintu. Uriya muntu nibwo bwa mbere mu buzima bwanjye, nibwo bwa mbere nakumva umunyamurenge yisha undi bene kariya kageni. Tubizi muri Kongo babandi nabo baba barigiza abapoza nyine bakaba ari abasirikare bakava mu banyamurenge bakajya mu gisirikare, cyangwa Kongo bakajya kugambarira bene wabo. Nabo kandi bahita babita ibivume. Baragenda nyine bakajyayo, barangiza bakinjira mu gisirikare bagasigara bagambanira bene wabo. Ariko kumva umunyamurenge yisha undi muri buriya buryo ni nacyo kintu cyatumye ibintu bicika igikuba. Rero nihuse ibi bintu byaciyemo igikuba abanyamurenge, baba ari abari mu Rwanda, baba ari muri Kongo, za Masisi, za Goma, za Uvira, bose byabaciyemo ibice. Hari gusa igihande kinini ni icy'abari kwamagana David barimo baramwamagana, yababereye ikigusha. Ngira ngo uraza kumva muri ano majwi aho uriya ni mubyara w'ibivuga, ntugire ngo ni undi muntu wo hanze. Uri urimo kuvuga ubugome bwa David akabuvuga ni mubyara we ariko kwa se wabo. Erega buriya hari ahantu yavuze ngo noneho bigeze aho wikora mu nda. Ubundi abanyamurenge ni nk'aho ari umuntu umwe, ni famiye. Ni famiye. Umunyamurenge wese wakwica wishe mwene wanyu. Yego. Ariko uriya ni mubyara we kwa se wabo. Ubwo rero yageze ubwo aravuga ati Imana igufashe. Turabizi yuko gushobora gukoresha imbaraga z'ibidayimoni ufite ukaba wagaruka hano muri Amerika. Ariko ntuzibeke ngo winjire Kansas, ntuzibeke ngo winjire Texas, za Michigan ntuzajyeyo, kuko aho tuzakubona twebwe ubwacu tuzakwiyicira. Ibi rero nabivuze mvuga nti bino bintu bigiye gukereya conflict mu banyamurenge ubwabo. Umumama wa Mugisha David
afite ipfunwe yifungiranye mu nzu ntasohoka kuko akeka ko bashobora kuba bamuhemukira kandi koko niba ibintu bigeze nkaho erega uri ari kuvuga ariko ari kuvuga nkaho ibintu ari ibye ku giti cye nese nimba avuga ati ntuzagere Texas cyangwa Kansas cyangwa za Michigan ngo ntuzahagere aho hantu hose arahaba ntabwo azahagera uri abana Missouri ntago aba Texas ubwo rero uvuga ngo nimba bivuga ni ikintu nyine kuri kiriya kintu cyabaye ibintu byo kwihorera rwose byo birashoboka cyane. None se ibi bintu kuko bibaye bije mu butabera uno David agahanirwa ibyaha yakoze ntabwo byatuma umuryango we uva muri iryo curaburindi ukajya ahagaragara nyine ukareka kugomeza kwihisha? Cyambere buri abanyamurengera abantu batavuga amagambo menshi. Yego. Kandi nanone umwana uko abana umubyaye we buryo bwose hari ikintu bavuga ngo ibyaye ikibazo irakiri gata. Byakabaye ari ngombwa ko mama wa Mugisha David ajya imbere agatera intambwe yo gusaba imbabazi akavuga ko yitandukanyije n'ibikorwa umwana we yakoze. Yego. Kuko natabikora gutyo azabiryozwa. Azazira inarabyaye. Yego. Ikinyarwanda bavuga ngo utazizi inarashatse azira inarabyaye. Nimba kuva biriya bintu byaba yikingiranye mu nzu adasohoka kandi ikibazo kibabaje ikintu kibaje kubyara nabi we nawe ngo yirirwa arira kuko ni igisebo yarasebye muri societe. None abantu bakamaze gukora amakomite hariho uriya mukobwa yavuze ati ntuzajye Kongo ntuzajye Uganda ntuzajye aho uzajya hose uzadusangayo. Bivuga ko ahubwo ni bya bindi muri gereza naboneho ahantu heza ho guhungira. Rero muri no nkuru mu by'ukuri ndimo ndababazwa n'abantu babiri. Mbabajwe n'umubyeyi wa Ngabo Eric wabuze umwana, ariko nanone mbabajwe n'umubyeyi wa Mugisha David ugiye kuzira ubugome n'ubunyamaswa bw'umwana we. Kuko mu buhamya nyine uno muntu yaje kuba yaduha nuko muri iyo societe muri zo community bari babayemo muri zino state za Amerika nkuko ari umaze kwivuga ubugome bwa David barabuzi. Kuki bari kwemera yuko uno mubyeyi nawe yicwa n'agahinda kandi babizi neza yuko atari we watumye David gukora no mahano? Biragorana gutandukanya amaraso. Amaraso ni igihango kidatandukanywa. Nubwo byagenda uko ariko kose buriya ikintu kibabaje wenda mama wa Ngabo arababaye pe. Yego. Kuko buriya uzi ko Ngabo niwe wari umwana w'imfura kwa mama we myaka 25 kandi baravuga ngo ubuze imfura afite mushiki we bavukana we noneho yaguye muri koma byakira byaramunaniye. Ariko na mama wa David nk'umuntu w'inzira karengane kuko mpamya ko se wamutoje ngo azajye ajya kwica abantu ahubwo ni ibintu ngo yagiyemo nabo ubwo batazi. Yego. Cyambere ababaye yuko agize igisebo mu banyamurenge. Yego. Ababajwe yuko umwana warafunze ntazavamo. Ababajwe nuko societe ubwo tsabanyamurenge gusa n'abandi bose bari kumufata. Yego. Nawe ubwe ntiyorohewe kandi nawe wabyikiraho kumva ntago yoroheye pe nawe niwe biriho ntago yorohewe. Nibyaye nibavuga ngo wabyaye nabi aramutswa n'abakwe. Ni umugani nyine wa Kinyarwanda ujimije. Ariko ibi bintu gusa ntago tubyifuza ariko amakuru hari nyine ariyo navuze ko ndi gutohozaho. Nubundi no miryango ntago yaribanye neza. Hari ikindi kintu kigeze kubamo ntashaka gutangaza kitaraba kuko sindafasha kumenya amazina neza n'igihe byabereye. Byari bimeze nk'ikintu cyo kwihorera kwa kundi erega hari abasore babero bafite amashagaga ku buryo kumuhana bikunanira. Hari ukuntu nyine ikintu kibawe akahita kifata avuga ngo byanze bikunze iki kintu nzakihoreraho. Icyo kintu cyo shaka kugira ngo nimara kumenya amakuru neza nuko bambwiye ngo nyuma yo gushyingura ninzabashake bampa amakuru. Yego kandi bazayama kuko contact buri wazibonye biroroshye gusa nka buriya naraye nicaye kugira ngo okay bo bampaye amakuru ninjoro urumva bo tubusana amasaha agera kuri 12. Yego kubyutsa umuntu rero cyangwa ku ngango ariko byanze bikunze bambwiye ko nyuma yo gushyingura mama wa David azagera mu Rwanda kuwa 5. Yego kuwa 5 mama wa Mugisha w'iki cyumweru. Yego nibwo azahagera kuko mama wa Mugisha David oya cyangwa mama wa Ngabo Eric. Mama Ngabo Eric yazagera mu Rwanda kuwa 5
amakuru dufite nuko bashobora gushyingura muri weekend. Ubwo rero bambwiye ko nyuma yaho nzabashake bampa amakuru. Bambwira ikintu cyihishe inyuma ya bino bintu. Ariko ni amakimbirane. Nese ikibazo ko kitageranye David na Ngabo ni ibintu by'ababyeyi nyine birimo ibintu by'amakimbirane. Kabivuge ashingiye ku burozi biri kabivuga uko nguko mwihangana ariko nubwo wenda mbaye nk'umuntu ariko buriya nta rukiko rwigeze ruregerwa icyo kintu ngo kihame ariko ni ibintu by'amakimbiranye nyine ameze gutyo. Ubundi buriya mu mikurire y'abantu cyane cyane muri society hari bifu twavutse twumva mu miryango ugasanga urakuze ababyeyi bawe bakubije kujya muri uriya muryango bitewe n'inzigo bafitanye ndetse ntibagusobanurire. Ariko hari na bifu nkatwe nk'urubyiruko twakereyaga. Kangu urugero njyewe nk'umudugudu nari ntuyemo hari umugezi watugabanyaga n'undi mudugudu. Byari bibujijwe kwambuka umugezi uvuye mu wundi mudugudu ngo uze gutereta abakobwa bo mu mudugudu wacu ku isaha ya 12:00 bimaze kuba mu kajoro hatabona. Icyo gihe twaragukubitaga tukakwambutsa umugezi ugenda nyine utabasha no kugenda ugenda ukambakamba. None iyi bifu yaba yaratumye uno Ngabo Eric uno Mugisha David yica Ngabo. Ni bifu ya kera cyangwa niyo bakereye bo ubwabo ari abana? Ni ibyo mu nkambi. Ni ibyabaye mu nkambi bakiri mu nkambi za Mahama. Yego. Niho byabaye ariko bigirwa n'ababyeyi babo abantu bana nta nubwo ibyo bintu bari babizi. Ibyo ngibyo rero ntago gusa hano hantu hari bino bintu ni episode kuko amakuru yandi baduhaye umuntu utashatse ko tumushyiramo amajwi yiwe kandi buriya nyine urabyubaha kuko ushaka aho umuntu azaguha inkuru urabyubaha ariko amakuru ndayafite. Yego. Aya makuru yuko Mugisha David ngo ashobora kuba akorana na Illuminati umuntu atubwira bwa ati ibyo bintu rwose bibyigora ndabizi ati David nta kazi agira. Yego. Kandi ibihugu byose agendamo ararazenguruka ashaka abantu agonga. Yamara kubagonga agahita yirukanka buri afite imodoka ngo 3 ahinduranye. Agahita aza agafata indi modoka yarangiza akagenda. Ibyo bintu nabyo batubwiye ko bishoboka cyane ko byaba bifite ukuri. Batubwiye ngo tuzabashake baduha amakuru ariko nta muntu ushaka gutanga amakuru nyine nyuma yo gushyingura. Mbere yo gushyingura niteze ibintu bizabera hariya nabwo dushobora kugira gutya rwose ukabona no ku kiriyo cyangwa kwirimba ukabona abantu baraharwaniye. Abantu barangije gucikamo ibice kugeza ku rugero rw'uko mama abantu bo mu muryango wa David bamwe bari gushaka kuza. Urumva ni famille nakubwe kuri amukobwa ari mu byaro kwa se wabo yakagombye kuza kuko bafite ikintu nyine babahuriyeho. Ariko bafite ubwoba ko bashobora kuza hano mu Rwanda bakagirirwa nabi. None ko banano magambo atangajwe mbere yo gushyingura nuvuga ngo ibi bintu bifite abandi bantu nyine nabo bashobora kubigenda inyuma umujinyuka bakabatwarwa n'umujinya n'amarangamutima bakaba bakora ibintu bitari byiza. Kandi ntago bizarangira kuko ukurikije ukuntu abantu bo muri Kongo bari gukominikana nabo muri Amerika bari gukominikana nabo mu Rwanda bari kugira gute ahubwo navuga nti leta ibyinjiremo byibuze kuko twebwe nk'abantu bafite umutima ntago dushaka kubona undi muntu yapfuye pe cyangwa tubone umuntu umwe wo kwa famille yo kwa Ngabo niyo kwa David bose bagiye gufungirwa hamwe. Nubundi basubire ibyabo bongere babisubiremo. Gusa gihe hari ikintu uriya umuntu wamaye amakuru nyine ibyo bijyanye na Illuminati no kwica n'ukunda akunda kubikora ni umugabo. Yambwiye ati bino bintu nta muntu arabikora bakamufungura. Noneho wenda umugabo we yatanze amakuru ariko ashaka kuyatanga mu ibanga ariko uriya mukobwa we uri kuvuga ngo uriya mubyara we yagiye kuri live TikTok amakuru arayasakaza. Live iriya live yagiyeho nyuma noneho tuhita dushakisha andi makuru turangije nyine tubona na reference z'abo bantu ariko ibintu bifite abantu benshi cyane babizi kuko nura mukobwa yabivuzemo yavuze ngo wamenyereye kwica. Yego yabivuze ngo none ugeze naho wikora mu nda ngo noneho ngo ibi byo nkeke ngo ko icyari iyo agasopo yanyuma. Uriya mugabo yambwiye ngo uyu muntu atubakorana na Illuminati kuko ibintu byo kwica abantu ni nk'ibintu bamutuma.
kandi ndetse n'ikimenyemye nta muntu ujya umufunga ati rwose ntibigutangaza hari ko bagiye bazamufungura agasubira muri Amerika. Noneho ikindi kintu cyari kigoranye cyangwa cyari giteye ubwoba ni uko uriya mukobwa yavuga ati uzagaruka muri Amerika uzashaka ahandi ujya ariko aho tuzakubona hose tuzihorera. Bivuga yuko ni ibintu bazi kandi bivuga ngo ni ibintu bavuganaho. Ubu rero ikibazo gishobora kubamo ni uko famiye y'iwabo wa Mugisha David ishobora kugiye kujya mu bibazo bitewe ntabwo navuga ngo ni ukubyara nabi bitewe n'ikirumbo n'umwana wabereye ikirumbo. Nkeka yuko bari kuvuga yuko ahantu mama wari ifungiranye yashatse kwimuka asanga ntibyakunda kuko ibintu byo muri Amerika biragoye ntabwo ari nk'ibyina ahangaha ntabwo wakwimuka uko ubonye ufite adresse ahantu baruye n'impamvu havuye n'iki n'akazi ko niba ari akazi wenda nimba ari iki kandi ubundi nta hantu wajya hari abyo bihari aho ntabwo nta hantu wajya ngo bakubure kuko adresse zose ziba zihari. Bo bafite ikoranabuhanga nyine na tekinoloji hejuru ku buryo umuntu bamuhiga bakamubona. Nkeka yuko kuwa kabiri mama wa Mugisha David yagiye kwishinganisha kuri polisi yego ya Kansas. Yagiye kwishinganisha avuga ko ashobora kugirirwa nabi. Bamubajije abantu bashobora kumugirira nabi ntiyabasha kubabona ariko we yasabaga ubufasha kugira ngo polisi zize kumucungira umutekano nyine nk'umuntu uri mu kaga ariko bamubajije abantu bashobora kumugirira nabi ntiyabasha kubatangaza aragaruka arongera arikingirana. Ariko nuvuga ngo ikibazo kirahari kandi iki kibazo kurangira bizanagorana na cyane ko bano bantu bafatwa nk'abantu babiri bari batandukanye. Umwe yari umwana w'intama undi yari ikiruru. Uruhande runini natwe ubwacu nk'amarangamutima yacu turi ku ruhande rwa Ngabo nyakwigendera rwose n'ubu ndahamye yuko uhuye na David wakwirukanka cyangwa se wenda wanamukwepa ukajya ureba ko atagukurikiye. Rumva no community nini ishyigikiye Ngabo Eric. Kuba rero haba harimo abandi bantu nabo bibisare batabasha kubyakira ni ibintu bishoboka cyane. Gusa Imana yorohereze ababyeyi ngira ngo amakuru meza nuko mama wa Ngabo yavuye muri koma. Mushiki we niwe ukigoye cyane aracyagoye kuko no bavuga ko no kuvuga atavuga nyine nawe nyine aramuvinga ariko kuvuga nta kinabasha nta tuburanga avuga. Biragoye mwana biragoye gupfusha umwana w'imfura umushiki we bakurikirana. Makuru baduhaye nuko ngo bari abana babiri babanaga na mama wabo. Ese tubwire ibyo ikiriyo ndi kumva kiri kubera muri Nobeleza Hotel hano ku Kicukiro hari amakuru mashya wabo bifiteho? Amakuru mashya nuko ntabwo bari gukundira abantu benshi bose kwinjiramo noneho na munyamakuru bari gukundira kwinjiramo. Hari abantu baremvite abantu babisabye bakabyemererwa. Yego niyo makuru mfite. Nta muntu yemerewe kujyamo afite kamera. Nta muntu yemerewe gufotora. Hari abahari bahawe ikiraka nyine cyo gufata amajwi n'amashusho ariko nta wundi muntu yemerewe kuba yagira ikintu no kwinjiramo ubwabyo biragoye. Yego dusoza n'iki wabwira abanyarwanda abadiaspora ndetse by'umwihariko ino miryango yombi umuryango wa Ngabo Eric ndetse na Mugisha David? Abanyarwanda muri rusange abanyarwandakazi baba bari mu Rwanda n'abari mu mahanga iki kintu cyitwa ubugome nimba ari nuko ari n'umuvumo igihugu cyacu cyahawe birakwiye ko tugisengera kigacika. Ngira ngo hari indi nkuru wumvise yo mu burasirazuba y'abantu bakoreraga umuntu. Hari abashumba baza kugirana amashyari ngumwe baramukunda cyane ngo bigatuma ngo abanga umutoni kwa shebuja bamwica urupfu rubi rwo kumutera amabuye. Iyo nkuru ngewe ukuntu nayumvishe ngo uyu nyine uno wari bakundaga sebuja bakundaga bisa nkaho yagambaniwe na bagenzi be bakorana ariko by'umwihariko hakabamo umwe w'igihazi ngo aribwo yamufashe
aramukubita ndetse amufatirana ngo n'uburwayi kuko ngo yari amaze igihe arwaye. Undi mu guhunga ahungira ku bandi nyine bakorana bari aho hafi, ahera inyuma y'urugi banga kumukingura. Yego niko byagenze. Ngo uyu mugome amusanga inyuma y'urwo rugi arimo kumanga abanze kumukingurira, amwicaraho afata ibuye aramuhondahonda umutwe arawangiza. Ubunyamaswa noneho ikintu kimwe cyari kiba hano harimo ibintu nabyo bibiri bibabaje reka nabyo bivuge. Nubwo wenda icyaha cyo kudatabara umuntu uri mu kaga bari abantu bazagihanirwe. Kuko umuntu yaratatse arataka kugeza amuhondaguye amabuye, amusigaho ngajya gutora yandi araza aramuhonda paka apfuye. Bano bantu babanaga bagomba kuba abaturage bagomba kuba baramutabaye. None kiri ikintu cyari kirimo kibabaje giteye n'umujinya. Nuko uriya muntu polisi yaje kumufata. Yego. Yatutse polisi ayishongoraho akajya babwira ngo banze uhamagare ngo babwire ngo ku biryo bari buteke bya seta ngo bashyireho n'ibya. Ibaze kweri. Mu Rwanda niho hantu hari umutekano ku isi hari kabisa. Ngo banze babwire bahamagare ngo bashyireho n'igikombe cy'ibigori cyane ngo kuko ngo saa itanda rya hariya. Ibintu bitarimo no kwicuza. Rero ibintu ubugome busigaye mu Rwanda dore n'ubundi nuko byatangiye. Watangiye umbaza ngo se ngo bashubijeho igihano cy'urupfu ngo hari icyo byatanga. Ubanza hari byari bikwiye byagitanga wenda gusa tuvuze ngo wenda ngo na mbere nuko byatangiye, wenda ikiza ubu ngubu nuko birimo guhera hasi mu baturage bitandukanye na kera byaturukaga mu buyobozi, kuko biravuga ngo umwere uturutse bukuru ngo ukwira hose. None ubwo biri guhera hasi wenda ubuyobozi buzagerageza kubirwanya, ariko n'icyo kintu kijeho umuntu akumva yuko atari buhemukire umuntu ngo narangiza ajye kurya impungure z'ubuntu, nabyo byaba byiza. Iriya nkuru nayo iri mu zambabaje nuko igihe nayimenyeye nari ndimo ntegura iyi ngiyi, ariko birakwiye ko bari abaturage bose bariye. Jyewe ndi DPC hariya muri kara karere nabafunga mwese. Jyewe noneho ubu ngubu wampa n'ubushobozi nagaroho igihano cyo gukubita. Yego. Kakubita umuntu ari ibintu umuntu akora kuko azi ko nta kintu narebye ukuntu yatukaga abapolisi yabatutse arabahabanye nagira gute n'ubundi umva nkawe nta kintu yarakiramira. Arabatukagira gute kuko azi ko nta kintu bari mu mutware. N'ubundi arabizi neza yuko nyuma yo gukatirwa burundu nta kindi gihano gihari. Ariyo mpamvu avuga ati n'undi ibyo nakoze nabikoze mugende mu mfunge, ariko abizi neza yuko bari bumunyonge nk'uko kera byagendaga. Yatuza ndetse yapfukama agasaba imbabazi ati mumbabarire mu mfunge wenda burundu. Abadepite badufashe barebe ikindi kintu sinzi wenda abantu batagira ngo ndi umugome, ariko wenda ibyo nababwira cyo dufite ibibazo byinshi muri iki gihugu bikeneye amasengesho. Yego. Bikeneye gutekereza ibintu byo kwiheba, ibintu byo kumva ko nese nka buriya yungutse. Oya nta kintu nyine nibo yagiraga ishyari yuko kwa sebuja batamukunda, none se ubwo nibwo bagiye kumukunda kandi yanzwe n'igihugu cyose. Oya ubu bugome buri kuza mu Rwanda sinzi ikintu cyabuhakura, ariko dufite leta nziza. Niba tureberere rwose iki kintu kirakabije, kintu kirakabije. Hari umuntu agategura urupfu kuri wowe kuko uzi ko nta ngaruka ahubwo abantu barihangana. Kandi muri urebe ko ikintu gisetsa nanone reka cyo nkivuge ndakaye. Yego. Nka buriya iyo uriya mushumba bafite famiye ziwe cyangwa abandi bantu bamurwana bakagenda bagafata uriya bakamwica nawe, ubu bari kubafunga. Amategeko mu Rwanda rero nagira ukuntu bagira uburyo bagenda boroshye. Reka ne kugaragaza isura mba ariko birababaje. Rero ndabona utangiye kurakara, nyemera wenda tube twagana ku musozo kugira ngo ubanze unatuze, ariko niba nta kuniganya ijambo hari ikindi wumva wakongeraho cyane cyane kuri ibintu bya Ngabo Eric ndetse na Mugisha David, nakubwira ngo gira icyo wongeraho hanyuma dusoze. Ndashaka kubwira abakunzi bacu baze muri comment batubwire hari ibintu nanjye ubu ngubu ngiye gukora ubushakashatsi. Ni Illuminati ibaho cyangwa ntibaho? Kuko nkurikije uburyo uriya mugabo yavugaga muri iriya jambo rishimangira igihe Illuminati ndabyumva nkavuga nese ni ikintu kiri aho ngaho nyine ngo kimigi, ariko nanone nkavuga ni ikintu cy'igihwa cyajeho wenda kidafite ahantu gishingiye. Ariko nimba Illuminati gusa numva ngo itanga amafaranga, ngo irayatanga simbizi ni ukubyumva gutyo. Ariko ubwo bampaye undi mukoro
wo gushakisha kino kintu koko nimba kibaho, kubavuga ngo nicyo cyakoreshaga Mugisha David, ngo ndetse ngo ni nabo bamuhabwa amategeko yo kugenda yica abantu. Nkajya numva ngo kera ngo hari abantu ngo bajyaga bashaka amafaranga ngo bakababwira ngo batamba abana babo ngo bagende babice n'ibiki, byo bagiye ubyumva. Yego, kino kintu kibaye kibaho kaba ari akandi kaga isi ifite. Kuko nimba iyo baguhaye amafaranga nyine wenda ngo hari n'ibyo bagutegeka, yego, byakabaye ari undi, nimba hari umuntu ukizi akaba azi koko icyo kintu n'uburyo gikora, uburyo umuntu yakibonaho amakuru, yego, agende muri comment, muri section comment harimo nimero zanjye, igihe wambwire ntago ndi kumva ko hari ikintu, n'umuntu ni satani se wenda baba bahindura irindi bara, simbize ariko ibyo ari byo byose icyo kintu koko kibaye kiriho, kikaba nicyo gikoresha abantu bababwira ngo bice abantu. Uruzi ko bajya bavuga ngo hariye ngo kikubwira ngo uzane umwana w'uruhinja. Yego, kera tuvuga ngo mu minsi mikuru, ngo munsi ya za Noheli ngo kibaye ngo baba bari gushaka abantu bara ngo ni imiti baye, cyangwa se niba ari ikintu cy'urwitwazo kiri aho ngaho, na kwa kuntu umuntu yica abantu yagera mu rukiko ngo ni satani yacu. Toka ye ntabwo biraye no byemera. Murakoze cyane rero, ndangije ndakaye, ariko mwihangane nyine hariye kuhisha amarangamutima bigoye. Soze turasoza twihanganisha umuryango wa nyakwigendera Ngabo Eric. Turababwira ngo mu by'ukuri turabasabira, tubasengera ngo umwami Imana akomeze kubakomeza imitima, kuko bino bintu ntabwo byoroshye, birababaje ndetse cyane. Ndetse n'uyu mubyeyi wa Ngabo wa Mugisha David, nawe mu by'ukuri twakubwira ngo komera. Yego, ntabwo twabura kuvuga yuko wabyaye nabi, kuko umwana yakubereye ikirumbo, ariko komera. Wowe turabizi neza yuko Imana igukunda, kandi Imana izakubaza ibyawe, ntabwo izakubaza iby'umwana wawe. Rero ndasoza mbashimira abantu mudukurikira, mwakoze subscribe kuri Ira Nation, aho mwaba muherereye hose. Hari abari mu Rwanda, hari abari hanze y'u Rwanda muri diaspora, mwese turabakunda. Ari nako tubwira namwe mutarakora subscribe kugira ngo muyikore, tujye turushaho kubana mu biganiro byacu, mu nkuru zacu za buri munsi. Ngiye twari kumwe inyuma ya kamera na Rigadi Kwizera, naho imbere ya kamera yari Big Man Janvier, Ira Nation, Big Man Empire, n'andi mazina yose iyo wampamagara ryose nakwitaba ntabirenze. Ya rero turabakunda, kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Ciao ciao.